bakunzi ba A55 TV show, muraho mumeze neza, mumeze po. Uyu munsi tugiye kubabwira, tugiye kubagezaho ikindi gice cy'inkuru yacu. Inkuru yitwa inkuru ya mama. Ni inkuru ya mama niko bimeze. Ubwo rero bwashize twari twarangirije hahandi bari Banyambo n'abacuti be bari kuryoshye nyine, bari kuganira, bagiye kumva nyine mama wa Nyamba ararize. Icyabaye rero ni kimwe, Nyamba yahise yirukanka ajya kumureba, ahita abwira abacuti be ati Rwanda, ubwo nta kibazo nyine butahe, tuzasubira ubutaha nyine, murabona ibintu ntabwo bimeze neza nyine. Nabo nyine baramwumva nyine, Ewana bisa nkaho nyine bitabatunguye cyane nyine, wenda ngo babaze ngo ibiki n'ibiki, bahita bamwumva nyine, bisa nkaho nyine ari ibintu wenda bikunze kuba nyine. Nabo ntabwo bigeze bamugora, bahise bavuga ati nta kibazo, Ewana agenda wite kuri mere, ubwo twebwe turasubira nyine, turaza kukubaza kuri phone uko bimeze, wowe ugenda ubanza wite kuri mere. Ubwo Nyamba nawe yahise agenda agera kuri mere wiwe, amufata mu gatuza, amufata ku mugongo nyine, aramufata aramukomeza nyine, atangira kumurira. Nyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, bitanumva nk'ukumbuye amahoro y'umutima. Ninyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, bitanumva nk'ukumbuye amahoro y'umutima. Iyo umbwira tukajyana, wenda kaburi wowe umeze neza. Iyo umbwira tukajyana, wenda kaburi wowe umeze neza. Nzira ndushya n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse, wenda nari kugusezera. Iminsi irandushya n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse, wenda nari kugusezera. Ururabo ruruma ukaruramira, ariko uwo wagiye ntiwamugarura. Mama told me ibyishimo oya ntibirambaye. Iminsi irandushya n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse, wenda nari kugusezera. Nyamba yarangije kuririmbira mere wiwe nyine, yafashe mere wiwe yamukomeje. Ewana mere wiwe nyine amaze kubyumva nyine, biragaragara ko nyine ari ibintu bisanzwe bimubaho, wenda agakira ari uko nyine, kuko uri kumva Nyamba we aje direct ahita amufata atangira kumuririmbira. Biragaragara ko nyine ari ibintu bisanzwe bibaho nyine. Uri kumva Nyamba arangije kuririmba, ni akaririmbo kababaje, arangije Ewana nyine mama we yahise atuza, araceceka. Nyambo aramubwira ati mama, nanone kandi wagiye wihangana koko, ndabizi ko nyine wenda ufite impamvu yo kubabara, ariko nawe ugerageza wihangane. Baravuga ati mwana wanjye basi urakoze kuhaba, urakoze basi no kuri kw'Imana urakoze. Nyamba aravuga ati oya mama, nta kibazo, ngewe niba mukuru wanjye nyine ari kukubabaza, basi ngiye nsanzwe guhoza. Yego ndabizi mu kukubabaza kwiwe nta ruhare rwiwe rurimo, kuko nawe si we nyine, wenda yaba hari wakabaye wishimye, ariko byibura nanjye nka murumuna wiwe nzajya mpaba, nzahaba ku bwawe. Igihe cyose uzumva nyine
utameze neza mama nzajya nyine nza nkusanga nkuririmbire, nta kintu ntazakora ku bwawe n'ukuri. Mama yararebye nyine n'ubundi aracyari kumeze nk'uri kurira kuvuga ati mwana wanjye byibura ndabuze umuntu umwe, ariko nanone mfite undi nakwirukankira, mfite undi wampoza, mfite undi nyine byibura muri ako kababaro kanjye ugerageza kumva hafi. Nyine myambara mugati okay mama subizi serega ubundi niwe wanjye, ntabwo rwose ntabwo wababara mpare. Noneho nyambara mugati ariko rero ikintu bimaje kubona cyo mama ukwiye gukomera, kuko nyine wabuze umuntu, wabuze umwana, ariko nanjye nabuze umuvandimwe. Kimwe nuko buri muntu wese uri hano nawe agize umuntu yabuze, nyine ubwo ngubwo ari musaza wanjye afite umuntu yabuze. Gusa ubwo ari kuvuga musaza we ntituramubona, ntabwo turabasha kumubona, na papa wiwe ntawe uhari ako kanya, ariko nyine buri muntu wese yabuze umuntu, kandi twese twagakwiye kubabara. Ngiye agahinda kawe ndakumva nk'umubyeyi, ariko nawe jya wihangana, nyine wihangana. Nari nasuwe nanagize ute, nawe jya wihangana. Mama aravuga ati oya mwana wanjye, nanjye ntabwo ari njyewe, nyine ni ibitekerezo nyine ngerageza kwifata, ariko buri gihe iyo nicaye ndi njyenyine ndi gutekereza, byanga binoga ntabwo kabura kuza, karaza ntazi iyo bivuye, ntazi ngo bije bite, nkajya kubona nkabona ndarize. Ahubwo icyiza gihari ni uko byibura mfite umukobwa wanjye bazi uhituza nyine agatabarira hafi, akandirimbira, akampoza. Cyokora basi uno munsi ndirimbiye akaririmbo keza kagera ku mutima, nyine kagahinda. Nyine n'ubundi uko byagenda kose, iyo mbimenya kare nanjye, iyo menya ukuntu bizagenda, byibura nari kumusezera nyine kuko nyine iminsi irarushya pe, nanjye niko bimeze pe. Byambara mugati rero mama rero kamera ukuntu bimeze ibingibi, ngewe rero ntabwo nyine ari kuganira bisanzwe, ariko mugati aya ibingibi rwose ntabwo bizongera. Ukwiye kumpa amafaranga nkajya muri studio, nkajya ndeka kuririmba indirimbo z'abandi, nzikuririmbira hoya, wowe uzampa amafaranga njye muri studio hanjye kuri indirimbo, nyine ngiye kuririmbira mama, nyine agize agahinda, yumva ati ewana ibi ni ibihozo bya mama, nyine ngomba kumutamo nyine mu gihe cyose atangiye kuri. Baravuga ati buke ntari nyine wowe ewana icyo ushaka cyose subizi, anything for my girl, nta kintu wamburana kabisa, nta kintu wamburana. Ubwo nyine mama yatuje, yagarutse muri modu, nta kibazo gihari. noneho twagarutse kuri James nawe yakomeje, yagiye kureba Jane. Ageze mu rugo asanga nyine ingufuri irakinze, ikingiye hanze. Jane nyine n'ubundi ameze nk'udahari, aravuga si uno mukobwa yagiye he, ese nibwo akiva ku kazi, ese turabisikanye bigenze bite. Abona umuntu ubana na Jane mu gipangu, aramubaza ati se wa mukobwa wo hano yigeze gutaha, nyine yaje. Umukobwa aramubwira ati wapi nta muntu watashye nijoro guhera muri rya joro nyine n'ubundi yagiriyeho ku kazi. Ati ubwo guhera icyo gihe ntabwo aragaruka, birashoboka ko wenda yaje umuntu atamureba, wenda akaza ari nijoro cyane, ariko ntawe nabonye aza, nta n'uwe nabonye agenda nyine. Ubwo rero birashoboka ko wenda atarahagera, ahubwo twari tuzi ko wenda ubu ashobora kuba akiri mu kazi natwe. James yaravuze si ndikumva bitangaje, nyine ntabwo byumvikana, nyine ntabwo nzi byagenze bite. Aravuga ati noneho ndakora iki mwakabyara we koko. Arangije ngo aracyari mu ijoro ryo kuwa gatandatu nyine, kandi buracya aribwo nyine bafungura cya gikorwa kuri noza, bafungura cya gikorwa cyabo nyine ya club yabo, buracyaribwo nabo bayifungura. Wagarutse rero kwa Nsabi nyine, murabyibuka ko yari ari kumwe na nyirakuru, bari kuganira. Ubwo aka
kanya noneho turabona ari kuvugira kuri fone, ari kubwira umuntu tuwe ntabwo uzi ibintu byabaye mu gitondo, ntabwo nyine ari ukwanga kuguhamagara, ahubwo nyine ewana nisanze muri situwasiyo nyine inkipinga bizi kugeza right now. Aka kanya nanjye nibwo nkigera mu rugo, none umuntu bari kuvugana mugase, none se ko wavuye mu rugo mu gitondo, ko wabyuka wari wambwiye ngo ufite gahunda yo kujya kuri airport saa 10 hafi z'ijoro, ubwo waje kuvayo ujya he umunsi wose kwirirwa utamamagaye, wumva nagukumbuye se? Nsaba aramugase wagakecuru wajya umbabarira, urabona nari nukuri ko Imana nta mwanya nari mfite. Noneho undi muntu bari kuvugana aramugase uvuze ngo iki, ngo mvuga iki? Nsaba aramubwira ati nta kinagarata nyine, nuko nyine navuye kuri airport nyine nagera mu nzira nkahita mpura, tugahita duhura n'umuntu nyine bafashe ku ngufu nyine ufite ibibazo, biba ngombwa ko tumujyana kwa muganga. Noneho wamuravuga ati okay, ariko ntabwo ibyo bintu ndi kubyumva, utangiye kumbeshya aka kanya. Nsaba aravuga ati nukuri ko Imana ntabwo umubeshya. Aravuga ati iyo nkuru ahubwo reka basi nduhuke nyine, kuko kuva bwa mu gitondo sindaruhuka, sindarya nyine ewana meze fo byatari, reka nduhuka ahubwo iyo story ewana ndakwizeza ko nzayiguha kwa nyine umunsi w'ejo nyine twongeye kuvugana, please basi tuzahure. Umuntu bari kuvugana amuga ati wapi. Noneho Nsaba aravuga ati Nyambo wambabariye basi tukazavuganisha please. Okay, Nyambo ngubwo niwe bari kuvugana, ntabwo twatuzi ko ariwe bari kuvugana. Baramubwiye ati okay, nta kibazo ubwo ngubwo nyine, ariko nyine wungiyemo ideni. Nsaba aravuga ati ntari bipe ideni kurimo kandi siyo, kandi wana ndakwemera byahatari, subize 10 yanjye. Nyamba aravuga ati okay ntari, ngo tugaruka noneho kwa muganga. Mama yicaye hafi y'umurwayi, mama wa Nsaba yicaye hafi y'umurwayi, nawe ubona ko yatangiye kumera nk'usinzira, ni nimugoroba ntiyigeze aruhuka, kuva bwa mu gitondo nta kintu yariye, nyine ari ku murwayi, ariko nawe nyine ntabwo wavuga ko wenda ameze neza mu ako kanya, nawe yatangiye gusinzira. Mu gihe aryamye aho ngaho nyine haje umuforomo araza aramureba aramwegura, aramubwira se ndero ngira ngo nawe uri umuganga, ibintu urabizi, kuba uri hano aya masaha ntiwariye, nta kintu wigeze unywa kuva bwa mu gitondo, umunaniro ewana nawe biri buze gutuma urwara. Gusa niba bituma urwara, uyu urwaye we araza kurwazwa nande? Mama Nsaba aramubwira ati rero ntabwo ngomba kuva hano uko byagenda kose, nta kintu na kimwe kiri bukorwe, ndava hano ari ukuntu umuntu akize. Ntuza aramubwira ati rero ibi bintu pe nukuri ko Imana ushobora kuza, nabizi ko nawe uri umuganga, ndabizi ko nawe ubizi kandi ubyumva, ariko urebe neza no kuri Imana ushobora kurwara, ushobora kugira ibibazo nawe, kuko ntiwigeze urya, ntushaka no kurya, ntiwigeze uryama, ntiwigeze ute, gusa uri kumva biraza kugenda bite? Uri kubona umurwayi araza kurwaza undi gute ko? Mama Nsaba aramubwira ati rero ikintu cyose icyo ari cyo cyose wakora, njye ntabwo ndi buve hano, kandi uko byagenda kose, kiretse nihagira famiye y'uno mwana iza ikaza byibura ikavuga ngo irahari ndayimusigiye iri kumwitaho, naho mu gihe nta famiye iraza, mu gihe bikimeze gutya nta muntu n'umwe afite uri kumureberera, njyewe ndakwizeza ko ntari buve hano, uko byagenda kose ndagumana n'uno mwana w'umukobwa mpaka akize, mpaka akangutse, kandi nta kintu uri bubihindureho. Byaba byiza rero tunaretse no kubivugaho. Muganga aravuga ati ariko uko byagenda kose ntabwo abantu bose wabafashe icyarimwe nyine ngo ube wabivamo, uko byagenda kose nyine ntabwo nyine uko niba uri umuganga ufasha abantu, ariko ntabwo abantu bose wajya ubafashiriza icyarimwe. Mama Nsaba aramubwira ati uyu mukobwa ntabwo ari abantu bose, uyu nyine ni umuntu uko wihariye, uri kumva
situwasiyo yiwe ni njye nayibonye bwa mbere, ni njye namuzanye hano, ni njyewe namufashije kugera hano, nta wundi muntu afite, nta wundi muntu aka kanya turamenya wo kumuba hafi, sibyo? Mu gihe rero nta wundi muntu turamenya wo kumuba hafi, none se nimusiga hano wenda nkagenda, arasigara ari kumwe nande? Se arasigara ari kumwe n'abaforomokazi? Se arasigara arwajwe nande? Ni njyewe nyine namuzanye, ni nanjye ngomba ku making sure ko situation yiwe igenze neza, agakira, akaba yajya mu rugo, akaba yasanga ababyeyi be. Keretse ubundi tubonye ubundi bushobozi wenda, cyangwa se tukabona ukundi kuntu twabasha kubona ababyeyi biwe bakaza wenda bakaba ari bo bahasigara nyine mu cyimbo cyane. Naho mu gihe ababyeyi be bataraboneka nta kintu twakora. Ati kandi ikindi noneho byongeye ni no muri weekend, ababyeyi wenda niba n'abafite bashobora kuba wenda bari gutekereza ko umwana wabo agiye kuryoshya muri weekend, urabizi. Ikindi nanone babaye banamubuze ntibajya no kuri polisi, kuko kuri polisi ntibakira ibirego muri weekend. Ubwo rero ukumva byanga binoga, njye niba nafite na gahunda yo kuva hano, birashoboka ko ari kuwa mbere wenda nibwo wenda bashaka kuzatanga ikirego kuri polisi wenda ikaba yababwira ko n'umwana wabo ari hano. Ubu ngubu already polisi yamaze kumenya ko uno mukobwa ari hano, wenda ubwo nabo niba bahari bazaboneka kuwa mbere. Naho uyu munsi n'ejo ndahaguma nta kindi kandi nakoraho. Ubwo muganga nyine yabuze icyo akora, avuga ati okay, nta kundi ubwo byibura uze kubwira abo mu muryango wawe byibura mu gitondo cyangwa se ejo bakuzanira icyo kurya. Aravuga ati nta kibazo, barabizi ko bagomba kubikora. Ubwo muganga yarasohotse mu mansabi, nawe asigara aryamye aho ngaho nyine. Hashize umwanya nyine barasenga nyine, urabona nyine wenyine nta gahunda afite yo kuza kuva aho ngaho. Yarasenze, yarangije arongera asa n'uwunamye, acyunama nyine. Umukobwa nyine ahita akanguka nyine, akanguka ari kubona nyine ari ku maserumu, ari muriho ibintu nyine ari kwa muganga nyine, maserumu ibiki byose. Ahita avuga ati se ndi hehe noneho, ndi hehe, ibi ni ibiki byabaye kuri njyewe? Tuvuye rero kwa muganga batugaruye ahantu, urabona hari urujya n'uruza rw'abantu, hari abantu benshi nyine, asa nk'aho ari ku kibuga cy'indege. Hari abantu benshi, ariko hari umuhungu nyine ubona wataye umutwe, afite ibikapa nyine, ameze nk'umuntu nyine ufite urugendo nyine. Nawe urabyumva, umuntu uri ku kibuga cy'indege akenshi na kenshi wenda hari ukuntu umuntu aba ari ku kibuga cy'indege ahakora, hari n'ukuntu aba ariyo afite umuntu ategereje, noneho hakaba hariho n'ukuntu umuntu aba ariyo noneho afite urugendo nyine. Nawe rero biragaragara ko afite urugendo, afite ibintu byinshi yapakiye nyine. Ariko ikibazo kiri kuba kuri uwo muhungu, ari kugenda yagera ahantu nyine kuri reception imwe bakamusubiza, yagera ahandi bakamushyira ku yindi nyine. Urabona ntago nyine turamenya ikintu kiri kumubaho. Ikindi kandi nawe no kugenda bisanzwe aho ngaho kuri airport, ari kugenda abantu bamureba bari kumuryanira inzara, sinzi ikintu cyabaye nyine. Yaragiye yegera umureceptioniste umwe nyine, bano bantu ku kibuga cy'indege baba bakata amatike n'iki, aragenda aramwereka itike. Uravuga ati njyewe nagombaga kugenda muri aya masaha, na kaseti nyine byarangiye, nese ubu ngubu mbigenze. Umukobwa aramubwira ati ariko si ubwo ngubwo nta tike, nta ndege yawe ihari, kandi ntukomeze kudutesha umutwe rwose, nta ndege ihari. Ubwo itike yawe nyine sinzi ikintu urayimaza, ariko uko byagenda kose nta ndege uri bubone hano. Umuhungu aravuga se none se njye nakoze igiti cye nayikatishije, nta kintu kibura, amafaranga ntayatanze, se ntabwo ndi kwinginga wenda ngo mumpereze tike y'ubuntu, nta nubwo wenda ndi gusaba indi serivisi, ngenda saba serivisi nishyuye, mwagakwiye kumfasha. Aravuga ati okay, ntari bigenda, hari abagufasha. Wagezeyo naho bigenda gutyo nyine,
aramubwira ati none se basi mwanyohereje kwa manager, ndi manager nguri agenda nawe agufasha. Ageze kwa manager naho reka da biranga nyine biranga, abantu bari kumuryarira inzara, abo bantu nyine ntabwo bari kumwiyumvamo, ntabwo tuzi ikintu cyabaye, ntabwo tuzi ikintu bari kumuziza. Araza arongera agaruka kuri kundi mukobwa aramubwira se basi mwambabariye ikintu ndi kuzira ni iki nyine ko nakizi nyine. Umukobwa aramubwira ati ariko nawe icyo wakoze urakizi, uko byagenda kose ntabwo nyine igihugu cyafata umwanzuro wo kwirukana mu gihugu, bakakwirukanamo bakaguhereza kuba utemerewe kugaruka muri icyo gihugu. Ntabwo ari ibintu nyine biza nyine bikugwiririye, ni ibintu byaje ubizi, uzi amakosa wakoze, ubwo rero iyo makosa niyo ari kukugaruka aka kanya. Umuhungu aravuga si noneho niba ndabyemera pe banyirukanye mu gihugu, ariko se ndakivamo gute basi namwe mudashaka kumfasha umumpe tiketi nanjye ngira uko ngenda. Umukobwa aravuga ati okay njye ntabwo mbizi, nta nubwo ari njye ntanga uda kuri kino kibuga, ntabwo nyine nta ruhare mfitemo mu kuvuga ngo ndaguha tiketi cyangwa se sinyungu. Wowe amakosa wakoze urayazi, ibyo wakoze urabizi, njye nta burenganzira mfite rero, nta n'icyo nabikoraho. Ndireba nawe nyine, reba ukuntu abantu hano bari kukureba, reba ukuntu hano byifashe. Atuvuga ngubwo rero ntabwo njye wenda ntabwo gucira imanza nyine, kuko sinzi story uko yatangiye, sinzi nuko wenda byagenze, kuko sinari nanahari already ibyo ngibyo bijya kuba. Ariko uko byagenda kose nyine hari amakosa nyine wakoze, ayo makosa rero ntiyari kuzira, kandi ayo makosa aba yakoze nka public figure nyine abantu bazi. Uko byagenda kose rero nyine birakugora kugira ngo ubone indege ikuvana hano pe, ibyo byo ndakunda bikwizeza, birakugora kandi cyane. None se yaravuze none se basi nkora iki nyine, ubuse nsubire mu rugo bigenze. Umukobwa aramubwira se urasubira mu rugo se ko baguhaye deadline yo kuba uvuye muri kino gihugu no munsi, sibyo? Baguhaye ko byanga binoga uvuye kuri hano muri kino gihugu, wagenda mu butaka, wagenda mu mazi, wagenda kuki. Avuga ati jya wibuka ko nyine ubisi ntabwo ikiri muri hahandi nyine wenda ikintu kiba umuntu ntakimenye, cyangwa se abantu bamwe bakakimenya abandi ntibakimenye. Ibintu byaroroshye, isi yabaye nk'umudugudu kubera nyine interinete, kubera iterambere tugezemo. Rero nkawe nk'umu-influencer wakabaye ubizi ko uko byagenda kose ibintu ukoze nyine, niba ukoze ibintu bibi birahita bibisura mbi kuri wowe ndetse no ku bandi bantu nyine, cyangwa se bikaba byakwangiza n'ubuzima bw'umuntu. Reba hano uko byagenda kose urabona ko ubuzima bwawe bw'undi muntu warabwangije. Niyo nayo mpamvu rero bafashe gahunda yo kuba kwimukana igihugu ka hano bakagusubiza iwanyu. Umuhungu aravuga ati ariko njye ndarengana. Umukobwa aravuga ati ariko se ubwo uribwira ko hari umuntu utakuzi? Turakuzi, witwa Risudi, uri umu-influencer, n'ibyo wakoze kandi turabizi. Ubwo rero wikomeza kwijijisha, witwa Risudi, sura umu-influencer, social media nyine ibiki byose. Rero amakosa wakoze turayazi, ibyo wakoze turabizi, ni nayo mpamvu biri kukugora hano, kandi uko byagenda kose ugomba kwirengera ingaruka z'amakosa wakoze. Ubwo rero turahangana natwe turi kwibaza umuhungu se arazira iki? Ese byagenze bite? Ese nyine bimeze bite nyine, kuki bari kumuhahana, kuki badashaka kumuhereza uruhushya rwo nyine ngo bamureke tiketi yaguze ajye mu ndege nyine atahe? Ese kuki nyine ibyo byose biri kuba nyine, ni ikihe kintu yakoze gituma bamwirukana mu gihugu? Ibaze nawe ikintu ukora bakagera ubwo bakwirukana mu gihugu. Ese uyu muhungu ni wa Risudi twumvaga Nyambo n'abacuti be bari kuganira? Bimeze bite rero? Nta kundi rero amatsiko usigaranye azashira uretse gukurikirana agace kacu k'ubutaha. Dukomeze turyoherwe. Urakoze, ciao.